Reka nongere ngo ikaze ukurikiye Davis Entertainment muri aka kanya, reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba udukurikiye uherereye hose aho mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Nk'uko bisanzwe rero turagarutse n'amakuru y'imyidagaduro tugenda tubagezaho buri uko bukeye no ko bwije. Muri aka kanya tukaba tugiye kurebera hamwe uko filime yiswe Intare y'Ingore yashowemo miliyoni zigera kuri 20. Bice bimwe rero ngo bikaba byarakuwemo ni bitaravuzwe rero kuri filime Intare y'Ingore tugiye kuba twarebera hamwe muri aka akanya. Tutaratangira rero kanshimire wowe maze gukora subscribe kuri Davis Entertainment, nkubwira ngo no musanzu watanze, nkubwira ko rero natwe tutazahwema kugenda tukugezaho amakuru ajya atandukanye y'imyidagaduro. Umukinnyi wa filime akaba n'umwe mu bazitunganya Ingabire Apollinaire yatangaje ko mu gutegura no gutunganya filime Intare y'Ingore yamamaye mu buryo bukomeye, ngo byamusabye gushora arenga miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda, ngo kandi iyo asubije amaso inyuma ngasanga yaravuyemo, inamufasha rero kwagura amarembo ye muri sinema. Intare y'Ingore rero hari benshi bayifata nka filime y'ibihe byose u Rwanda rwagize, bashingira rero ngo ku buhanga abakinnyemo bagaragaje ibice rero binyuranye yafatiwemo n'uburyo inkuru yayo ibabaje yakinwemo kugeza ubwo yarangiye ikarangirira ku gice cya 9. Ni filime rero yanditswe n'Ingabire Apollinaire ariko yifashishije Hitimana Emmanuel kuva muri 2010, washoyemo imari kandi ibura uko bacuruzaga ibice byayo ku isoko, ni nako bifashishaga aya mafaranga mu gukora ibindi bice byabaga bisigaye. Intare y'Ingore rero yagaragaje ubuhanga budasanzwe bw'umukinnyi w'Amahoro Antoinette wamamaye nka Siperansiya. Intare y'Ingore nagaragaza rero ukwihangana kudasanzwe mu mukino kwa Mutoni Asia usigaye ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi filime rero ishingiye kuri uw'Amahoro Antoinette ubangamira umwana w'umukobwa ababereye mukase witwa Rosine cyangwa se Mutoni Asia. Muri iyi filime rero amubuza amahwemo hasi no hejuru, akamutoteza mu buryo bukomeye. Ingabire rero wayikoze nawe asobanura ko idasanzwe mu rugendo rwe rw'ubuzima, ngo kuko yagize igitekerezo cyo kuyikora nyuma y'uko kuva muri 2009 ashyize ku isoko filime zakomeje izina rye nka Niyibikora n'izindi zatumye ashikama muri uru ruganda rwa sinema. Mu kiganiro rero yagiranye n'itangazamakuru, Ingabire yavuze ko gutunganya filime ngo atari ibintu bya vuba, ngo kuko yakuze akunda filime zisobanuye, ngo bituma rero yiyumvamo sinema kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose mu buzima bwe, kandi yemeza gutanga umusanzu we. Yakuze rero afite igitekerezo cyo gukora ikinamico ariko ikavamo filime, ngo kuko yashakaga guhuza amajwi ndetse n'amashusho, ngo nibyo hanyuma abantu bakabibona ku mashusho. Ati rero nashakaga gukora ikinamico mu buryo bw'amashusho ariko n'ubundi nkiha intego yo kugira ngo nyikure ku buryo bw'amajwi nyishyire mu buryo nyine bw'amashusho. Yakuze filime rero mu gihe zacuruzwaga hifashishijwe CD, ubu rero ziranyuzwa ku rubuga rwa YouTube ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zinyuranye zicururizwaho ibihangano. Yabanje rero gukina filime ze, uyu mugabo rero akomeza avuga ko ngo yagiye agorwa n'ubushobozi cyane kugeza ubwo rimwe na rimwe yagiye afata icyemezo cyo gukina muri filime ze bwite, ahanini biturutse ku kuba sinema zimwe na zimwe zitarabonekaga ku isoko. Ingabire rero akomeza asobanura ko rwari urugendo rukomeye cyane mu gutunganya filime. Muri ikiriya gihe ni nawe rero wanditse filime yise Ahashize, yavuga ku mateka ya telefone ngendanwa mu Rwanda. Ni filime rero yakoze ashyizeho umutima mu mwaka w'ibihumbi 2010, ajya gutangira rero gukora filime ye ya mbere yise Niyibikora. Nta mafaranga yari afite kandi nta kazi yari afite muri iyo minsi, kandi yagombaga kuyikora uko byagenda kose. Yavuze ko rero yahisemo kugurisha televiziyo ye, intebe zo muri salo n'ibindi, ku buryo yibuka ko yakuyemo arenga ibihumbi 110 yakoresheje mu gukora nyine
filime ye ya mbere. Ingabire rero yavuze ko ngo akora filime ye ya mbere ngo nta bumenyi buhagije yari afite mu ikorwa rya filime, byatumaga rero akora uko ashoboye kugira ngo yiyungure ubumenyi. Nyuma rero ya filime niyo ibikora yahise yinjira mu bijyanye no gukina filime icyizere, anakomereza mu mwuga wo gukina filime no kuzitunganya. Intare y'Ingore rero yamuhaye ijambo muri sinema. Uyu mugabo rero avuga ko mu mwaka w'ibihumbi 2010 ngo aribwo yanditse filime Intare y'Ingore. Nyuma yo kuyandika rero abika inyandiko yayo mu kabati, ahubwo ayishyira imbere mu gukora akazi ko gufata amashusho y'ubukwe ndetse n'ibirori. Icyo gihe rero yandika filime Intare y'Ingore hari hamaze igihe hasohoka ibice bya filime Amarira y'Urukundo yakinwemo na Fabiola ndetse na Manzi yamamaye mu buryo bukomeye. Nayo avuga ko rero ngo yagize uruhare mu ikorwa ry'iriya filime ngo kuko yakozeho atunganya igice cya 13 ndetse n'igice cya 15 yakoze rero kuri filime Amarira y'Urukundo, ariko nawe ategura filime ye Intare y'Ingore. Ingabire rero Apollinaire akomeza avuga ko filime ye Intare y'Ingore yamamaye mu buryo bukomeye, ahanini biturutse ku butumwa buyigize no kuba yarasohotse mu gihe abantu benshi bayibona uko bashatse binyuze kuri CD na DVD. Yasobanuye ko rero ngasanzwe ari umwanditsi wa filime wita cyane kuri filime zidasanzwe ku buryo ajya hanze buri wese akayibazaho, biri mu mpamvu rero zatumye yandika filime Intare y'Ingore. Ati ni filime rero yamamaye cyane, ati buriya nkunda gukora ikintu kikamenyekana mbese kikagera kure, ati mba numva mbishaka kandi kikaza gifite icyo kigiye kumarira sosiyete. Icyo gihe rero nyikora, ati ntekereza inkuru yayo, naricaye ndatekereza. Uyu Ingabire Apollinaire rero yakomeje avuga ko yakusanyije ibitekerezo by'abantu binyuranye mu iyandikwa ry'iyi filime, kandi yari ifite amazina menshi yo kwita iyi filime Intare y'Ingore, kandi ntiyatekerezaga ko n'abakinnyi ba filime bazakorana. Ati njyewe rero nayikoze numva nyine nshaka kurema abahanzi bameze batyo muri ubwo buryo, nkavuga nti aba bantu bazayikina gutya, ariko sinari nzi ngo ni bande. Yavuze ko rero abakinnyi yifashishije muri iyi filime yarasanzwe ababona bakina filime, ariko ko byasabye gukora ijonjora ryatumye ahitamo abo bakoranye. Ingabire yakomeje avuga ko ngo yafashe igihe cyo gutekereza ubuzima busanzwe igihe yandikaga iyi filime. Ati naravuze nti mu buzima busanzwe hari abantu bakundwa cyane, haba n'abantu nyine bangwa cyane, atari ko subundi abanyarwanda muri filime barashaka kureba iki, ni iki gituma abantu bahanga amaso bakagikurikirana bakakireba. Ingabire yakomeje avuga ko ngo ubushakashatsi yakoze bwamweretse ko filime zibabaje abantu bazikunda cyane, ahanini bitewe n'amarangamutima abakinnyi baba barimo gukinana. Avuga ko rero mu gukora iyi filime ngo hari ibice yakuyemo mu rwego rwo kwirinda ko byagira uwo bikomeretsa. Ati hari ibyo ntashyizeho ubwo nandikaga inyandiko yayo, ndavuga nti rero nimbikabya nanone abantu bashobora kuza kubitekereza ukundi, ati reka mbigabanye. Yavuze ko rero ngo yagabanyije uburemere bwayo mu kwandika kubera ko ukuntu ngo yari imeze ngo hari abo byari gukomeretsa. Ati rero hari uburemere bwayo nakuyemo ngo kuko no kuvuga iyi filime numvaga binteye ishema. Ingabire rero yakomeje avuga ko mu guhitamo abakinnyi bagiye batanga ibizamini kuri buri umwe, byatumye rero bemeza abo bagiye gukorana, ariko kandi ngo hari abo abagiye babona muri filime bakabitabaza. Uyu mugabo rero yakomeje avuga ko ngo mu ifatwa ry'amashusho y'iyi filime ngo yagiye yita cyane ku kuyobora abakinnyi ashingiye ku iyerekwa ryayo yari afite, ngo kuko hari abagiye bamuha ibitekerezo by'uko yakoramo iyi filime ariko akanga bitewe n'aho yashakaga kuganisha umushinga we. Ingabire rero yakomeje avuga ko ngo yashyize hanze iyi filime mu gihe hari hagezweho kuzicuruza binyuze kuri CD mu masoko atandukanye y'u Rwanda, ariko kandi yakomeje avuga ko yandika iyi filime yitabaje undi muntu witwa Hitimana Emmanuel washoye imari muri iyi filime irakorwa kugeza irangiye. Ati rero yazanye amafaranga nanjye nzana igitekerezo, ati nafataga amashusho anayakora. Ati ibyo byose rero byari bikubiye mu gaciro kayo. Yakomeje avuga ko
rero ngo atabasha kumenya neza amafaranga iyi filime yinjije bitewe n'uko batangiraga kuyishyira hanze bagakora kopi ibihumbi 10 za filime zikajya gucuruzwa ku isoko. Ni kopi rero zacuruzwaga nibura mu gihe cy'iminsi 2 ndetse n'5 gusa, bitewe n'uko rero filime yagiye ikundwa bongeraga umubare wa CD bakoraga, avuga ko rero nubwo bigoye kumenya amafaranga yinjiye ngo ariko ngo nimwe muri filime zacurujwe kandi zicuruzwa neza, zatanze umusaruro ku buryo byatugiriye akamaro. Ni filime rero anavuga ko ngo yahinduye amateka ya sinema mu Rwanda, kuko yatumye abantu bamenya ko mu Rwanda nyine abantu bashobora gukora filime kandi bigashoboka. Ingabire rero yakomeje avuga ko uko bacuruzaga iyi filime ngo ni nayo bifashishaga ayo mafaranga mu gukora ibindi bice bya filime byabaga bisigaye. Ni filime rero ngo yafashwe mu bihe bitandukanye ku buryo igice cya mbere cyashowemo ari hejuru ya miliyoni zigera kuri 5, naho igice cya 4 kugeza ku gice cya 6 ngo yashowemo agera kuri miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi filime rero yari ifite ibice 9 ku buryo avuga ko ayo bashoye bayakuyemo atuko byagenda kose rero inyungu yarabonetse. Ati muri iki gihe ati harasohoka filime umusubirizo, ati bitandukanye nuko byari bimeze muri 2005. Ati ibintu bigaragaza ko sinema y'u Rwanda yamaze gutezwa imbere. Ab'iki gihe rero ngo barasoma ku mbuto zabibwe n'abarimo Uwirindahiro, Dani Gaga, Odette Mutoni, Sandrine Cyuzuzo, Fayina Mujawamariya, Nuwamariya Cynthia, Samusure Nyagahene, Kanyombya Nzovu, Mukarugaju, Nyina wa Mbogo, Nyirakanyana, Rwasa Manzi na Fabiola. Reka amakuru yacu nanone nkubwire ko Tuff Gang yagarutse mu isura nshya, aho bigizwemo uruhare na Kevin Montana ndetse na The Ben. Aba baraperi rero bakomeye Ndayishimiye Marike uzwi ku izina rya Bulldog, Elia Rukundo uzwi ku izina rya Green P ndetse na Hakizimana Amani uzwi ku izina rya Pifura bamamaye mu itsinda rya Tuff Gang bongeye guhurira mu ndirimbo nyuma y'imyaka myinshi yari ishize, bigizwemo uruhare n'umuhanzi mushya Kevin Montana ndetse na The Ben. Reka amakuru rero tubafitiye muri aka kanya tuyasoreza aha ngaha, nkwibutsa ko iyi ari Davis Entertainment aribwo bambira dusuye, ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho buri uko bukeye n'uko bwije. Turabakunda cyane.